twe tumaze nk'amezi 5 arimo arantereta amamagara umva ko ari umusore uri seriye ariko arambabaje mu buzima bwawe. Baby reka ibintu byo kwiyemera ureke ibya musaza wawe mbabarira. Nasanze abakanishi bakunda imodoka zipfishije ndikubwira ngo no kugenda sindi bubishobore ngo dusubire. Rero wa munyamakuru waje kunsaza nakubwiye ndananirwa gutaha ndebe ko nanagerayo kare. Ubu ndagenda imoto se moto ndayicaraho ndi n'ubu nicaje ikibona kimwana nahengetse. Subu koko uri isugi nese umukobwa wo mu mujyi utari isugi n'uwowe ngende isugi umukobwa wo mu mujyi waduha amakuru. Subu ko umuntu wambaye gutyo rivereje ndi vierge namane wanjye twigendere Dani baye gutya nambaye nabrone nambaye neza asanga za nkono ziwacu mu cyaro uranutse ariko kandi nkunda abantu basaga bikora ukanakunda gana abantu bananutse baba bafite burana mikoro ni je gukurikira ikingiki wa munyamakuru wihangane nongera kudukurikirana bya kamera byawe. None ubu ngubu ngiye kukajyana kaze tugende tujye kurangiza arangize umubyizi we n'icyusa cye acyuza akabyizi ke banza karangize no kukajyana ngiye kukajyana agasheri tureke twigendere bahereze mikoro zabo washitura indege mbabara twigendere wa Kigali 150 mbega ikigiga mbega ikigiga Yes, bakunzi wacu nizere ko kandi mukomeje kumererwa neza ahantu hose muri mbibutse ko mu byiri mu rugendo ubona wandikemo commentaire hasi muri commentaire wandikemo ugira icyo uvuga kuri bano bantu twicaranye ndetse na musaza w'umukobwa ariko musaza we ndetse na mushiki we abwiye musaza ko atongeye kumukenera muri kino kiganiro. Hari bibaye nyuma y'ibyo tutaberetse bitari bimeze neza cyane ariko nibyo ngiye kubanza kubaza no mu sister ibintu ukore musaza wawe byari bikwiye cyane ngo bikwiye kubera ko uramwandagaje. Ndamwandagaje nyine kubera abahungu babaza bakina mu buzima bw'abantu ngo barabakunda kandi bikenereye wakiwaki kandi ibyo ntago bari sange ntabwo nanjye bikunda. Je nzi ko ngo yari umugabo wenda ugiye kunshyira mu mago cyangwa umusore ukiri umusore nkaba namubyarira abana nyine twororoka ariko none imica nyeretse ibyo musaza wanjye mbwiye numvaga atari byo. Kuki musaza wawe umwandagaje? Musaza wanjye impamvu kubifata mu rwego rw'umutekano cyo mwandagaje kumuteza abantu nawe. Musaza wanjye impamvu mwandagaje nawe nyine nigeze abimbwa mbere kandi ubwo yadukurikiye aratubonana ko turi kuzamuka nese ubwo nimba yatubanaye kuki ategeze abimbwira kare ahubwo akaza bashoreye na kamera yaraje kugaragaza iki. Ibyo twibazaga ko twaje dukeneye ikintu cyamera amakuru yakagombye nyine kunyicaza turi mu rugo akambwira ati mushiki wanjye yanyicaje ryari inama kubwira amakuru na nama yangire nabyo yigeze ambwira ubwo biba byabaye nanjye ntago nari kuba naje gusa nyine urukundo ni nimumye tu. Hajya twibutsa amazina yawe. Nitwa Niyo Gisubizo Pamela. Niyo Gisubizo Pamela. Ya muri net Suzana nakurikiye kuramari net salama bro sije nyina muri filme za Kunuka Sharifu undi Marshal Karashika kumwe na shitani ya Karashika Jezu aya biraho biriya abari iby'imbere akamenya nyine abari rore kandi tuba dukina ibiriho biri kuba aha hanze. Umusaza fata mikoro neza. Yego papa ni sawa fresh kabisa wakiruti bikubayo shameze nk'umuntu uri muri koma kubera iki se. Aha ajya witwa Bizimana Claude. Bizimana Claude bakoze mu ze filime cyangwa na filime cyane cyane ibintu ukora. Ntago ukora iki? Ntago ndabigira umwuga ariko ndashaka kuzabigira umwuga. Kubera nyine kuri kumwe na Karashika cyangwa muri Pamela. Ukora iki mu busanzwe? Ntago tuye tubeshya abadukurikiye mu kuri kiganiro. Mu busanzwe nkora mécanique de brossolage. Ukorera he? Mu Biryogo. Ahagana yayo bayobore neza nyine. Ruguru ya Grace Hotel. Badukurikiye bazaje Ruguru ya Grace Hotel. Mande ndabyo ku muhanda he
ku muhanda uva Onatracome utambika ujya kwa muzehe kuri etaje ndende kabisa. niyo Grace Hotel bahinduyemo hasigaye habamo ibitaro MBC. ni ahantu haruguru akagari ka Biryogo. Yego. Okay. N'umukobwa dusangize mwamenye gute? Uyu mukobwa twahuriye mu rugendo ngiye i Muhanga, turahura nk'abantu turi kumwe, nsohoka muri kwasiteri mugurira akaji, nanjye nigurira akaji, ndangije musaba nimero, ariko njyewe nangajwe n'ukuntu bavuze yuko njyewe ngo mfite umugore n'abana 4, musaza we njye namwihereye urufunguzo ngo ajye mu rugo, namuha na motari, uwo mugore uri mu rugo ni radiyo nunze, abo bana 4 ni inkweto nunze, njye byanshanze. Byanshanze kabisa. Ahubwo mwamumbariza narenzi ko wagiye iwe namunyuze mu ijambo arakomeza avuge iwe urahazi. Iwe ndahazi ntago mazi, urabona nyine ahangaha muri ibyumba hameze nkaho nyine ari mu nzu y'umuntu. Njyewe nagize ngo nzanyiwe kumbi ubwo nyine radiyo afite n'umugore mu rugo, ko ntabwo yigeze njyana iwe nganya hanyereke nese ubwo nimba adafite umugore gute batahanjyanye nyine. Ko umugore atunze ari radiyo n'abana 4 ari atunze ari radiyo gute? Ubwo nyine ni radiyo yacurangiraho beat. twikomereze radiyo warutse tuganiriza. Kapo njye bibi yamamagaye mu gitondo, mubwira ko tugomba kubona ni munsi kwa 6 mu rugo biriwe bari kumesa. Wajyana bebe basohoye ibintu byose byo mu nzu bari kumesa se? Bande bamisaga ni umuntu uza kumesa. Ndamwiyuya ni umuntu mu jama araza akamesa nkamwishyura. ubundi bana nande mu nzu? Njye mbana n'umutipe dukorana. Wagana he? Igikondo. Bana n'uwe mutipe mubana se niba ngombwa cyane cyangwa mwihore? Ntago ari ngombwa ko mutangaza. Ni umutipe dukorana. Umusaza yavuze ko ufite umugore n'abana 4 abishingira kuki? Ariko ko nufite ngakoze ngo kugasima ngano zima muri ko. Aranze mumbarize neza nimba nzi. Yagiye nyine yego nawe tuzagane kuko ubonye ibintu umushiki wamukoreye. Ariko hari ikintu ngomba kwibariza umushiki wacu. Musaza wawe yaramutse agufuhira akakubuza gukundana yazakwirongora cyangwa wa mugani wa mu bodyguard wa hano wasanga ari musaza w'i Kigali? Oya ntago ari umusaza wanjye w'i Kigali, umusaza wanjye byanyabyo. Ni nawe nkurikira, urumva iyo ndi guteratara n'umuntu uyu nguyu ni nawe rukundo rwanjye rwa mbere naringize, ni nawe ukina amafilimi nose umuntu ukina amafilime rega gukina amafilime biri umuntu akora ntago ari byo. muri upfunduye ni ubwo wari ugiye gupfundura agaseke bwa. Ariko yavuze ngo yabeshye ntabwo tubwiza kuri sister no tubeshye. Ndagusaba kututubeshye kuko abantu badukurikiye mu kiganiro na Kigali 500 ibintu by'ukuri tubwire. Bro ayo ni amabanga yo mu gitanda. Bro yabivuze turi mu cyumba mu gitanda turajya kuyakubwira ko nanze kwerekana ibintu nari mbonye. Ariko umusaza tubwire ufunguzo rushize mwana ni muzima koko sa n'ubwa mbere yari akiri contact yarigiye muri komitateur. Oya moteri irasanze yarageze nuko abandi ko basusure ariko ntari binashimye ahubwo nta kintu bitwaye papa. barambeshyera mu bindi bawukuyemo bro, mu bindi katarizari zavuyemo sister. ntago mbizi ahubwo rungu sinzi ko ndi bushobore kugenda. Mu bindi wabo no yarambeshyira umuntu na musaza wa nyina nubwo ntari basi ngagenda nametse. Ubu ndibaza n'uburyo ndi bugere mu rugo. N'ubwa mbere bagapfunda. Sino muri ikintu cyangwa dusubire ku buriri turebe ko ari byakozwe byabaye nari mix byo gapfunduye hari core ibiriho. Nyine core yamenetse ko freforo bayifunguye. Ariko mwakundanye mu maze kingana? twe tumaze nk'amezi 5 arimo arantereta amamagara, umva ko ari umusore uri seriye ariko arambabaje mu buzima bwawe. Umva ariko amagambo umusaza wawe kuko nanjye musaza wanjye fata kamukoro neza umusa nanjye mushiki wanjye namufuka nanamufuhiraga bibaho numve uruhare rwa musaza wawe. Ahubwo icyo dukeneye tuzaza kubasura kuko wa mutipe tugiwe turebe bimeze bite. Tugomba nyine ngiye nzagiwe n'ijyo nzabahamagara
abantu nabo bazambera abatangabuhamya bajya muri komenti bavuga kugira ngo ibutaha tuzarebe nimba uwo mugore ahari. Ubwo ninsanga adahari musaza wanjye noneho azasiba birenze uko yasebye. Ninsanga uwo mugore adahari akaba neranyije n'umukunzi wanjye azasaba birenze uko yasebye. ariko mwari mumazemo igihe kingana iki muri kiriya cyumba? Muri kiriya cyumba se twari tumazemo akanya gatoya, twari tumazemo nk'iminota 30 cyangwa isaha yose, ko twabanje evangeliri Mitoma shidukanye byaguye manga. Musaza yo umukanishi n'umukinnyi w'amafilime urugo rwabo komante ku rugo rwabo. Umukanishi n'umukinnyi wa filime umusitari n'umukanishi. ngenda ndumva ko sheri wanjye hatera imbere nabo bakorana bose muri ayo mafilime yajya abona akazi akakanzanira areke kwita ku bintu bya musaza we ngo mfite umugore. Kera mubajije umugore kereka nimba ari radiyo iri mu rugo. Abo bana bane mfite imiguru irenze 8 y'inkweto. Ubwo ari abana baba ari abana 8 siko bimeze baby. Reka ibintu byo kwiyemera ureke ibya musaza wawe. Mbabarira. Nasanze abakanishi bakunda imodoka zipfishije kandi njye nkunda imodoka zikiri nshyashya kuko nanjye ntabwo ndacyari mushya nari nyiri mushya. Dusangiza rura rugendo ahantu mwe mu gihe nyine niho mwahuriye nihe Mitoma agera gute buryo wese batereka mu nyine yabanje kumbwira amakuru ndamubwira amakuru ni meza nyine nk'umuntu twari turi ku rugendo muha kanamba maze kumuha kanamba akajya gumyanera Mitoma wamagara wariye waramusite bimwe nyine byahahanze abajama batereta cyangwa abagabo bafite abagore ubusanga nyine bajya gutereta abana nkatwe duceka. Umusaza yavuze ngo ufite imyaka 22 ndabona arasaza. Naravumbutse nyine kubera ukuntu iwacu turi abakire no mayoneze nyinshi ko umubyibuho uhisha imyaka. Tunaseka neza nseka neza ni by'umuryango ntabwo ari neza cyane biraho ngaho. Musa ufite agahinda ko umubindi kazi utabashe kuvanamo neza. Aranyiciye reka wenda tubasabe ntacyo muza gusubira ko uriya musaza we yanjye n'abateje akavuyo musubire nta kibazo ngo dusubireyo. Akareka nasanze y'amahwa ntabwo byashoboka. Ndikubwira ngo no kugenda sindi bubishobore ngo dusubire. Rero umunyamakuru waje kunsaza nakubwiye ndananirwa gutaha ndebe ko nanagerayo kare. Ubu ndagenda moto se moto ndayicaraho n'ubu nicaje ikibono kimwana nahengetse. Nese ubwo ngo urabona ndi buyicare gute ndagenda nyihengetseho ntabwo ndi bugwe. Subu ko kuri isugi arori isugi n'ubwanga. Nese umukobwa wo mu mujyi utari isugi n'uwowe ngende isugi umukobwa wo mu mujyi. Baduha amakuru twihera amakuru ndabiza abakanishi mu kubitira ababaza koko watubwiye ngo wakubisemo wumva umubindi bawuvanyemo. Ni ukuvuga umubindi ushaka ko ni nkuko itiyo y'amazi yaziba iyo bayizibuye amazi anyamo nk'umurabyo niko abisanze. Uyu muntu bahuye yarapfubije nicyo kintu nabonye. Bapfuye okay akuri muko mujya mu oya nakuri guhari biki gihe barabeshya ntago yabikoze neza ahubwo nkeneye buri uzabikora neza nkumva uburyo bimeze nubwo ndi kwibabarira ngiye rwose cyane uko tubingira ego yari yakubisaho umwanya munini ariko niyo mpamvu nimba ndanababara cyane buri butaha uzambonera uzaba ufite gahunda nzima ntabwo ndi komesa neza ntabwo uri komisiyoneri ariko nawe waza ukumva oya wapi ngende nafashwe nari buriya musaza wanjye zanshakira undi cyangwa ninsanga uwo mugore nawe afite tuzakomezanya ariko ninsanga afite umugore hazaca uwambaye ubusa. Musa wamusubije koko wabaye ikirage wapi ntabwo nabaye ikirage ntabwo nafata ijambo utararima nyine vuga mvugiramo ubu baranyiciye numvaga yuko ndi buve hano nka 12:00 yego kabisa ubu baranyica ahubwo uriya musaza we ndi kumena moteri nari ndi ku ifosi ibintu umusaza wakoze buriya kereka nanga nk'ibihano ahita amujyana i Madrid
kuko ankuye kuri zahabu akajya gukina kuri Zefanse kabisa, ankuye kuri zahabu n'ukuntu numvishe ukuntu umwana ameze, ankuye kuri zahabu kabisa. ahubwo musaza wawe uzamubwire yimuke, shake nk'ahantu ajya kuba, kubera ko atwiciye ibintu. nta kintu kiri kuguhagama mu kanwa ikihe kiri kumagama? urimo uravuga gutyo. uwuhe mugore? njyewe umbeshye Mubeshye gute se? mu buzima bwanjye. ubwo urumva nta n'isoni ufite. Nazo kabisa, nazo. uraremetse ihagurukira rata ubwira akantu kuko umuntu wambaye gutyo rivereje ndi vierge namani wanjye twigendere Dani. nambaye gutya, nambaye nabi, urabona nambaye neza. ngo baze icyumweru sobanuye amwe sobanuye icyumweru ntabwo nzi icyo usobanuye. umukara nawe nabyo sirabimenya. abantu badukurikiye batubwire ko nimba koko no mukobwa uko mumubona nibyo nimba nagenda nyine mubona nyine mumara kuri ku maso yanyu, mutubwire ko nimba ari vierge. abakunzi bacu bavugisha ukuri tubeshye tugasanga wa mugani mu bindi bavanye baba bari ready hano mu buryo bwo bavugisha ukuri. warumva imodoka yakiza shampoo? ntago nari nayumva, ariko njye reka nisemusobanurire igenda isakuza kandi imodoka ni nshya. none wumvisha ijyane wajyaga wese ukumva hasakuza. haburagaho akantu gato cyane kuri silikone nazanye. wono kunkoraho mbizi nahita nkubwira sikuntu nkwemera na ziriya modoka nareka kuzikora nkajya ngukora. ukajya nkora senge nta piyesi n'imwe yari yava. irahari iya mbere niyo wari uvanyemo haburaga nka piyesi zingahe. nese ubwo ngubwo urambwira ngo uzajya ungira kandi narapfa cyangwa ziriya piyesi zitarashiraho ko mbizi abakanisha mukundi zipfishije. ariko imodoka ntabwo bayikora itapfuye. sana ribwe izo ntoki zibikora. ninsanga ufite umugore tuzazikuraho hasigara inkovu yazo. twahigeze bakunzi bacu dukomeze kuganira. twe twavuga ko twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka, tuba tugomba kwerekana ibigenda neza. hanyuma ikintu ubwira abantu bakurikirana amafilime ukina ndetse n'abantu bakubonye muri Nororo itagenze neza, urababwira ikintu nababwira ni uko bankurikirana cyane aho ariho hose, bakajya bankurikirana bareba ibyo nkora n'ibyo mvuga bituruka mu kanwa kanjye. mba nkora ibiri aha hanze bisigaye biba byinshi umuntu atanashobora no kuvuga ko byinshi na byinshi muzagenda mubibona. ntibakabibone nk'uburaya muri filime cyangwa mu kiganiro nkunda kugira, ntibakabibone nk'uburaya ahubwo bajye babibona ko ari ibyanyabyo umuntu arimo arakina cyangwa arimo aravuga. ngiye nkora ibyo mbona hanze bihora biba. hari igihe naha nyine nkasanga izo ntambara zabaye nk'ibi nyine tuvugiye hano. uhora ubona binyura kuri kamera zacu. biriya nyine aba ari ukuri. icyo nababwira ntibakabifate nk'ubura cyangwa ngo bagira ngo ni ibindi, ni ukuri kuba kuriho. umutipe ikintu namukundiye burangiye ni uko nabonye nta mwisigo afite nyine tu nta mukorogo uriho, asa nka za nkono z'iwacu mu cyaro. uranutse ariko kandi nkunda abantu basaga mikoro. kandi abantu bananutse baba bafite buriya na mikoro nini ifite ijwi riranguruye. ko yabuze yego zumirwa. nicyo namukundiye ariko none kwinjira mu modoka agatwara imodoka neza nyine no kuyikanika arayikanika igahita ikira nabi. sheri na za Sofia ndazikwepa. nonsubizemo umuntu wita Beururamu. inde Beururamu ndamuzi. ndamukurikirana kuko njyewe nyine biriya biganiro ajya avugaho njya mbikundamo rimwe na rimwe. nyine arimo arigisha ba bagore bo mu rugo batazi guha abagabo babo keya. njya mukurikirana buri gihe. umuhanzi tumusuze cyane, wenda Imana nidufasha
mu rwego rw'uburenganzira bwe dore ko atayafatika wenda tuzamubona kubera Imana tunaganira barangiye nifuza no kumenyana nawe mukurikirana kuri social media hehe ahantu hose ariko ndashaka kuzahura nawe umunsi umwe twiganirira ko Beura akunda Kigali 250 ibiganiro turimo turakora azabireba n'iki wamubwira yahindura ku biganiro akora ni umunyamakuru mugenzi wacu ndetse akanaba n'umuhanzi ni ibiki wambwira yahindura cyangwa akongera ibintu namubwira yahindura oya nzabimubwira turi kumwe vizavi ariko azanongereho nabyo byaba byiza cyane kuvuga nabyo aba ari mu kazi kose nyine biraho ni ukuvuga uno mutipe muri kumwe Beura wumva ibyo ajya yigisha wenda bitewe n'imyanya mwe mumaranye wumva ko Beura yamugire nyine iyo ndi kubyumva nabyo nyine buriya bituma nyine nanjye njijuka mu mutwe nkamenya ngo nyine ubu nenzwe ngo yagiye kuzambera sheri nanjye nyine nkajya njya nkurikirana kiriya kiganiro kugira ngo nanjye njye mbyubahiriza ndebe ko ibintu byagenda neza mu rugo iwanjye utazi Beura muzasacinge ku Isiri TV ariko muri no minsi yarahavuye niyo mpamvu tuzamuganiriza asigaye afite n'indirimbo nshyashya no hanze mu minsi ibe tuzamusura mu byo yigisha ni ikibuno wa mutipe adashoboye cyangwa ntese ubwo ntamenya neza kwataka yatatse nyine gake ntago yari ku biserivanse ngo izamuka neza ariko buriya ubutaha tuzumva neza nimba nyine ari neza nimba yarakurikiranye n'anyigisha yakoze kutavuga igakobeshya ahubwo batumye twatakana igice cya mbere buriya cyo ni igice cya kabiri bakongezaho n'iminota 10 ya prolongation seni ya kabiri zaba ari uko wankize mu rugo noneho nzakujyana mu ruhengeri ndere mbazirukanka n'amaguru akahagusanga musaza we akora mutipe nge yananyemeye ese ko yarize umusaza wanjye bamuhawe nese arankunda nyine nk'umuvandimwe se nkunda cyangwa ukunda nk'umuntu utanga imicoro oya ariko reka tubaze wa mutipe ko musanzwe muziranye ku Gasima wari umuzura mutipe namujama no bwa mbere namubona kavuze ko muziranye ku Gasima ntabwo njya nirengagiza no mu babosi mfite sindamubonamo buriya hari impamvu niki wabwira basaza b'abantu bafurira abakobwa bagenzi bafurira bashiki babo cyane ababwira bajye bagumya babafure kandi banabakurikirane ko aha bazabarongo ntabwo baba bazabarongora ariko aha hanze hari abagabo n'abajama bafite imico itari myiza kuba yaje akampfuhira ntabwo nabimwange cyangwa ngo mbimusuzugurire ahubwo nyine ubutaha ubwo nimara kureba nimba afite umugore cyangwa nawe afite n'abo bana nibwo nzamenya ukuri nibwo nzababwira icyo bakorera bashiki babo nusanga afite umugore uzabigenza ninsanga afite umugore nyine ubwo nzamureka nzagenda nicare mu rugo nuze nzabona undi nyine wanjye wandemewe nusanga atamufite ninsanga atamufite nyine afite gahunda yo kunshyiramo urugo tuzakomezanya ariko ninsanga ari wa wundi wo kuza akikubitira akigendera ntabwo ibyo ngewe nabyemera muvandimwe enjeniyeri mekanisiye bazanakugane kwanza sha katunakwamamaza kuri Kigali ngo tugusangire bibi ariko ntabizi ko gutera irangi ngo no kugorora no gukora mekanika ari ibintu byawe ni ibintu byanjye nicyo ubwira musaza w'umukobwa cyangwa n'abandi basaza b'abantu badukurikiye mu kiganiro ariko ngusaba kwicara neza no gufata mikoro neza ndababaza ngo bari mu biki bari mu biki by'iki nyine tubwire batuze iyo wagize mushiki wawe buriya bafite n'undi muntu uzamufata ahubwo wowe warebera kure ukabuza mushiki wawe gutana ahubwo kumukurikira ahantu agiye usanze se agiye gukuramo n'inda wabafasha gukuramo inda natuze ahubwo azanshake tuganire nimba ari n'akantu ashaka nkamukubite ariko mushiki we ndamwemera byahatari nangerekeyeho ngo abagore ngewe se ndiryashyirahamwe rereza abagore amafaranga reka reka anansura uyu munsi mwereke mu rugo anaharara arebe uwo mugore oya uriya musaza we niyo nshaka kubanza guha ikinyarwanda n'ikibonezamvugo kigaragara aze mu rugo harebe uwo mugore harimo ambwira nimba hari sibyo bebe
oya icyiza wabanza ukazayereka jyewe nkirebera ko musaza wanjye buriya wasanga unanamufitiye n'inzika umeze gute kuko yagukoye kuri iriya modoka utarayikora ngo uyirangize bakwishyure cyokora nta n'ubwo ubeshye nta n'ubwo ubeshye kabisa amufitiye n'umujinya ubwo rero kugira ngo aze umutere wakajwiga noneho aze yavunaguritse reka ni njyewe ugomba kuza nkiyirebera ntari bibe hari ibintu nabonye amukandagira mu gatuza ko ari wikoze mu nda nikoze mu nda rega abana baracyavuka kandi abagabo baracyavuka ntabwo nari nikoze mu nda ko umugabo aba akubabaje cyane cyangwa umusore akaza kugutereta aje kugukinira tiyatere cyangwa filime byose bibaho tuba dukeneye abagabo ba nyabo cyangwa abasore ba nyabo ntabwo tuba dukeneye ba bandi baza kudukiniraho baramwishyura mukubise ikigaragara wumvira musaza we cyane musaza wanjye ndamwumvira ko ni umuvandimwe wanjye ndetse ubwo utumva umuvandimwe wawe wakumvira ndi tugeze ku musozo w'ikiganiro niki ubwira abakobwa cyane cyane nkawe bashobora gukunda ariko batabanjije kumekinga shuwa ese uwo bagiye gukundana ni muntu ki aba yata icya mbere nababwira abakobwa bagenzi banjye mujye mubanza mumenye ngo uwo musore mugiye gukundana ninde ameze gute cyangwa mu gihe cyo kuryamana ubanze umenye ngo uriya tugiye kuryamana ni iki ntuwa hehe afite umugore nta mugore agira ko abantu bahahanze ibisigaye hanze abasore baraza bakagutereta bafite abagore n'abana basize aho ngaho ugasanga gutenda cyangwa araje muraryamanya kureba ubwambure bwawe ntagire ikintu na kimwe akumara ugasanga arakujugunya mu biganiro byagiye binyura hano ndetse tujya tunabibona henshi hagiye hatandukanye ushobora gukurikira ubwiza cyangwa ugakurikira yavuze ko usa nka mikoro kandi bakaba abasore baguhata ahamwe nk'iki baba bafite n'amaguru manini ntabwo baba bafite udufupa abwirwa wese akubera gira icyo ubwira abasore cyangwa utumegemege gira icyo ubwira abasore bagenzi ikintu njye nabwira abantu badukurikiye n'abasore ibi bintu ubona bimbayeho bari bazi ko ndi umupapa ni nayo mpamvu ubona bakamennye siko bimeze iyo bagapfundiye musaza we nawe nyine abaye indobo siko bimeze ikintu nabwira abapapa bafite abagore mwirinde kujyana abasisita muri roge ibaze nk'ubu ngubu iyo basanga mfite umugore nuko nta n'uhari niyo mahirwe kabisa umugore akazabona ino videwo wahita wisanga muri Nyabarongo kabisa cyangwa abana babyeyi bakazabona ino videwo kabisa bakabazana kuri iyi roge twari turimo bebe ngo yari azi ko ari iwanjye ariko ni muri roge ngewe mubyije ukuri namuzanye hano kuko mu rugo bari bari kumisa ibintu byose ni nayo mpamvu twazanye hano sister yarakivuga byinshi uramutive kandi dusoreza niki kigiye gukurikira iki ikintu kigiye gukurikira iki ngiki wa munyamakuru wihangane wongera kudukurikirana bya kamera byawe noneho ubu ngubu ngiye kukajyana haze tugende tujye kurangiza arangize umubyizi we n'icyusa cye acyuza akabyizi ke banza akarangize no kukajyana ngiye kukajyana agasheri kawe gukunda cyane nyine nayo nagiye kugakunda cyane nubwo kambabarije umutima ko tugiye kujyana tubanze kubanza bibi bye yabize turebe nimba bimeze neza ubundi arangize gahunda yatangiye namara kwirangiza ndahita naha nyine ubwo nge gufata musaza wanjye mu mugongo kwanza haguruka tugenda shusho bembabarira ikize uri kuduhagarika wakambibariza kanwa bose utwibariza iki kijyanye n'isubigiye watu baratwemere basi tubere ibutaha nyine hari nomero iherwa n'icyenda gatanu yari hasi basi muzayihamagare kandi bareba umutiko kigaragara mwese sha mwashyuye reka tureke mwigendere nisigarire hano ubwo sawa rero tureke twigendere bahereze mikoro zabo mfite turi indege mbabara twigendere wa Kigali 150 mbega ikigiga Daneka twisoreze hano
ni kuri abigenze nyine nuko bagiye gusubira ariko nanjye ari ngiyewe tu nasubireho hariya. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye, komanteri ni izanyu, ukibona video isharinge. Mu minsi mike ndabazanira icyamamare hano kuri kamera zacu, kakazi gakomeye ka gusenya inkuta zanze gusenyuka, tuzakomeza tuzisenye. Reka dukurikirane umusaza w'ura mukobwa tuzamuganirize, ndetse niba twemerera kuko tuse ura mutipe afite umugabo. Subscribe cyane ndetse comment. Twisaka manager cheke chwa waje gusenya inkuta zanze gusenyuka. Kuri kamera ari kumwe na Dani. Dushimire nanone umufatanyabikorwa wacu ndetse murubagezaho amavideo agenda ku murongo Elize, nawe tumushimire cyane. Reka tubaragize Uwiteka. Kuri Instagram twitwa Kigali 550 ndetse no kuri Twitter no kuri Snapchat turiho. Ciao ciao.